Mu gukomeza kumenya amateka y'indirimbo turirimba duhimbaza Imana, reka uyu munsi tumenye indirimbo ya 89 ivuga ngo igihe cyiza cyo gusenga. Ni umugabo witwaga William Walford, yavutse mu 1772 apfa mu 1850. Bivuze ko yapfuye afite imyaka 78 y'ubukuru. Uyu mugabo Walford yavukiye mu Bwongereza, yari umuhanga, ubusanzwe ntabwo yari azi gusoma no kwandika, ntiyari yarize kubera ko yari impumyi. Yavukiye kandi mu kajyi gato kitwaga Corshire, aho ni mu Bwongereza. Uyu mugabo yari afite impano yo gufata ibintu byinshi mu gihe gitoya. Yabashaga gufata imirongo ya Bibiliya myinshi cyane kandi ntabwo yabaga afite Uyu mugabo Walford yari umukene, ntacyo yagiraga, yahoranaga agahinda ko kuba ari umukene, ko kuba nta maso agira kandi nta muntu umwitaho, ntacyo uvurira. No kubona ibyo yaryaga byari ikibazo gikomeye cyane. Yashoboraga kwirirwa mu mijyi yo mu Bwongereza asabiriza, agataha nta n'ikintu abonye, bityo akaburara, akanywa amazi, akarenzaho umunsi, ijoro agasinzira. Ariko mu gahinda ke yasomaga ibyanditswe byera, agasoma Bibiliya, akaririmba n'indirimbo, ubundi akumva aratuje, akiryamira. Umunsi umwe hari mu 1845 ubwo umupasiteri witwaga Thomas yamusuye iwe mu rugo. Baraganira, maze uwo mupasiteri yumva intimba yari afite uyu Walford. Nuko Walford aterura amagambo yari yarayagize nk'igisigo yakomezaga kuvuga buri munsi. Ni igisigo cyari kibumbiyemo isengesho. Iki gisigo uko yakomezaga kukimubwira, Thomas yasutse amarira, yumva aragikunze cyane, yumva nawe yakakivuze buri munsi. Walford amaze kukimubwira, nibwo Thomas yigira inama yo kukijyanira mu icapiro kugira ngo bagikoremo impapuro nyinshi, bityo banakibika igihe kitari gitoya. Yari amagambo anejeje, yasusurutsaga umutima buri wese akayakunda. Aya magambo ninyababwira namwe muraza kuyakunda nta kabuza. Uwo mupasitori yabikoze gutyo, abijyana mu icapiro, babikoramo impapuro nyinshi ndetse baranabibika. Haciyeho imyaka 5, ubwo biba bibaye mu 1850, uyu Walford arapfa, arasinzira. Impumyi yacu ibirapfuye, ariko isiga inzandiko nziza ziriho amagambo William Walford nyuma yo gupfa, cya gitabo y'amagambo meza yari yaranditse yaje guhabwa umugabo w'umuhanga mu muziki witwaga Raul Mukunzi, nawe yari umwongereza. Maze afata ayo magambo ayakusanyiriza mu kantu kamwe, bityo yakoramo injyana nziza turirimba uyu munsi y'indirimbo ya 89 ivuga ngo igihe cyiza cyo gusenga. Ya magambo yasusurutsaga imitima ya benshi, amagambo yumvwaga n'abantu, bagasuka amarira bakarira, bityo bagakumbura gusenga, bagakumbura gusingiza Rurema wabahanze. Niko kuyaterura ayakoramo injyana nziza uyu munsi turirimba tuvuga ngo igihe cyiza cyo gusenga kintarura mu mpagarara, ngo nigiraho data ari muganyira ibyo nkennye byose. Mu bihe by'umubabaro nabonye bimpumuriza, nsinda ubukana bw'umwanzi mu bihe byiza byo gusenga. Igihe cyiza cyo gusenga jya unsohoreza amasengesho, kuwiteka ntahemuka, aratwiteze ngo aduhire. Ndamwihereje rwose ubu, yuko ubwe yampamagaye, niringiye imbabazi ze, nogeza ibihe byiza byo gusenga. Igihe cyiza cyo gusaba urajya uhora umpumuriza, ungezaho ngeri iwacu, aho nzataha nzamuye mu bicu, mpembwa ibihembo by'abera, nibyo bizaramba iteka. Ubwo nibwo nzasezera ku bihe byiza byo gusenga. Ngayo ya magambo asusurutsa umutima nababwiye, ya magambo turirimba kenshi mu rusengero. Ni mu ndirimbo ya 89, indirimbo mbakundishije namwe. Nshuti, niba ubabaye ririmba, niba unezerewe ririmba. Agahinda ke kugutwara, isi n'ubundi ni ngufi, irazenguruka ntituyizenguruka, ariko ubwo tuyiririmbyeho tuba tuyihagaze hejuru. Reka turirimbe tunezererwe, ubundi dusingize Rurema waduhanze. Ubuntu bw'Imana Rurema rugira kandi rurema bintu, rubasha bubane namwe mwese n'imiryango yanyu. Basabiye umugisha utagabanyije, ni mu izina ryayo. Amen.